Shuti muduteze amatwi rero kuri mu kiganiro cyacu ijambo kuri radio Nyirarock tubifurije ikaze nkuko bisanzwe rero mukaba muri kumwe na Manyusi mu kiganiro cyacu uyu munsi rero tukaba twifuje nkuko bisanzwe tugirana ikiganiro n'abantu banyuranye baba bafite uruhare mu buzima butandukanye bwaba mu bwanditsi bwaba mu nganzo ndetse no mu bintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima busanzwe bwo mu Rwanda uyu munsi rero tukaba twahisemo kuganira n'umwe mu bantu bakomeye cyangwa se bahoze bakomeye turaza no kubiganiraho nawe mu kanya wanditse igitabo iki gitabo rero akaba ari nta kindi ndagisubiramo uko cyitwa ko cyanditswe mu gifaransa kikaba cyitwa Qui manipule qui procès rwandais Victoire Ingabire Umuhoza des Pays-Bas au pays des mille collines tukaba turi kumwe rero na bwana Alain Mukurarinda twifurije ikaze mu kiganiro ijambo. Urakoze cyane kuba umpaye akanya ko kuganira n'abakunzi banyu no kuganira nawe murakoze cyane mukaba muri kumwe na Manyusi rero muri studio mbere yuko ngira icyo nganira namwe nkaba nifuzaga kubanza kuvuga bo muri bo ku mpamvu z'iki kiganiro ndetse nakomozeho mbasobanurira mu magambo make y'iby'ikiganiro kivuga mbere yuko twinjira mu gusesengura kw'iki gitabo ari mukora yindangira ngo rero abanyarwanda benshi barabazi sindi buze kurondogora cyane mvuga bo muri bo babazi cyane cyane kubera ko nkuko nabivuze mwari mu buzima busanzwe mu Rwanda cyane cyane nk'umucamanza nk'uko abanyarwanda tubyita usibye ko mwari mufite umurimo muri ubwo bucamanza turibuze kurebera hamwe ubwo ari wo ariko mbere yuko mwivuga reka mbanze mbavuge wenda munanyumva kugira ngo wenda niza no kuba nibeshya muze gusa naho mu ngorora ari Mukurarinda rero mukaba mwaravukiye i Kigali mu mwaka wa 1970 mufite imyaka 48 mukaba mwarize ubucamanza mubwigira mu gihugu cy'Ububiligi mwaje rero mu Rwanda mugarutse uko navuga gukora mu mwaka wa 2002 mukorera mu mirimo myinshi itandukanye ariko cyane cyane mu mirimo myinshi mu bucamanza ariho mirimo myinshi mwakoreye mu ba procureur ndayivuga mu gifaransa kubera ko wenda biraza kungora gushaka amagambo ajyanye n'ikinyarwanda mu ba procureur muza no kuba procureur en chef mbere yuko mujya mu rwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana ibyaha mukaba rero na nyuma yaho rero aho murangirije muri urwo rwego sinzi niba ndibuze kubifatanya neza nk'uko nabisomye mwarabaye abavugizi ba procureur mukuru w'igihugu mbere yuko rero muhagarika akazi mukaba mwarahagaritse akazi mubisabye mbere yuko mujya kuba mu mahanga mu gihugu cy'Ubuholandi ngira ngo sinzi niba hari ibyo nibeshyeho cyangwa se harako nakongeraho mbere yuko dukomeza we ntacyo bibeshyeho gusa nk'uko wabivuze n'ababyivugiye uti abanyarwanda dukunda kubikomatanya byose tukabyita ubucamanza nibyo nari muri segiteri cyangwa mu rwego rw'ubucamanza ariko ngewe nari umushinjacyaha ari we nyine wise procureur mu gifaransa natangiye nk'uko babivuze muri 2000 ndi umushinjacyaha nza kujya kuyobora ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye Gasabo none nza kuba n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu ari naho naje no gukora nari mu bushinjacyaha nk'uko babivuze ariko noneho njya mu manza mpuzamahanga ari nayo banahuye na ruya rubanza tugiye kuganiraho ibyo ngibyo nkaba mbikobatanyije nk'uko nyine abisoje bivuga ndi n'umuvugizi kuko namaze imyaka 5 ndi umuvugizi w'umushinjacyaha mukuru nk'uko babivuze navukiye Nyarugenge nize mu Rugunga niga Rwamagana muri segonderi ndetse no mu Bubiligi aho nize amategeko murakoze cyane ntatinze rero ndagaruka ku gitabo mwanditse igitabo ngiye kukivuga titre yacyo nakereka abadukurikiranye ni igitabo rero muherutse kwandika gisubiremo Qui manipule qui procès rwandais
Victoire Ingabire Umuhoza des Pays-Bas au pays des mille collines. Ngiye ku giti cyanjye rero nkaba mperutse kugisoma, nkaba mfite ibibazo byinshi nshaka kukibabazaho, ariko mbere na mbere nk'uko ntabanje kugira ngo nsobanurire abanyarwanda batumva igifaransa icyo mushaka titiri cyashaka kuvuga, muravuga muti urubanza rwa Victoire Ingabire Umuhoza ninde umanipira undi. Reka nkoresha iryo jambo, wenda uraza kunshakira irisimbura mu kinyarwanda. Ni igitabo mwanditse muvuga ku rubanza uko rwagenze rwa Victoire Ingabire Umuhoza. Abanyarwanda benshi bararukurikiranye, abanyarwanda benshi bakurikiranye amakuru y'urwo rubanza ukuntu rumeze. Ni gute umuntu wahoze ari umucamanza mu Rwanda, ni kuki wanditse igitabo cyane cyane kuri uru rubanza, ku muntu wakurikiranye imanza nyinshi mu Rwanda, waburanishije imanza nyinshi mu Rwanda, kuki wibanze cyangwa se wanditse igitabo kijya ku rubanza rwa Victoire Ingabire? Urakoze cyane kumbaza iki kibazo. Ngira ngo nk'uko bivuze nagiye mu manza nyinshi zitandukanye, hari izo bita ngo imanza zikomeye cyangwa se imanza zasakuje, hakaba n'imanza zisanzwe. Izo zose nazigiyemo. Impamvu rero by'umwihariko nahisemo uru rubanza ni uko narwo ubwarwo rwari rufite umwihariko w'uburyo rwabayemo, rusakuza cyane, ariko cyane cyane ni ibyabaye nyuma yarwo. Hari ahantu uvuze uti abanyarwanda benshi bararukurikiranye, aho ngaho uraza kunyihanganira, ntabwo turi bubyemeranyweho, kuko iyo baza kubikurikirana koko atari ugucishaho gusa, yewe ubanza n'iki gitabo ntabwo byari ngombwa kucyandika. Ariko iyo urebye nyuma ibyabaye, nyuma ibyavuzwe, nibwo ubona koko niba hari n'abakurikiranye ni bake, abandi byari amahushuka. Noneho rero bikanzana kuri cya kibazo mbajije uti kuki, ni ukubera impamvu nashyira mu byiciro bibiri. Hari ku birebana n'urubanza ubwarwo, icyo baruvuzeho rurangiye cyane, ariko n'igihe rwabaga bati n'urubanza rutubahirije amategeko, n'urubanza rwogamye, n'urubanza rwa politike, ariko cyane n'urubanza ibimenyetso byahimbwe. N'ubu nta bimenyetso byari bihari, umuntu bamufashe nta kimenyetso gihari, barangije ngo ubushinjacyaha, ubugenzacyaha, abacamanza, abareganwaga hamwe nawe n'inzego zose ziperereza mu gihugu zishyira hamwe, zihimba ibimenyetso, zimaze kubihimba zibona zibigereka ku waregwaga. Icyo ngicyo abantu koko iyo baza kuba barabikurikiranye atari amahushuka, ntabwo ibyo biba byaravuzwe. Noneho nkiri muri icyo cyiciro niko kugenda kugeza n'uyu munsi batuka umuntu wese wagize uruhare muri urwo rubanza. Bivuze ngo umuntu aberekeye aho ngaho, yaba umucamanza wagiyemo, yaba umushinjacyaha wagiyemo, yaba umugenzacyaha wagiyemo, ejo azajya mu mateka y'u Rwanda nk'umuntu wabanje kwica umurimo yarashinzwe. Dushinzwe gushinja no gushinjura, kurenganura abarengana, kubahiriza amategeko. None urumva batugize abantu ahubwo bashinzwe guhemuka, guhimba ibimenyetso, kurenganya abantu. Ibyo ngibyo navuga mu rwego rw'ibirebana n'urubanza uko rwabaye n'ibyavuzwe nyuma. Hari n'ibirebana rero nanjye ku giti cyanjye, aho nakunze kubivuga, nagiraga ahantu hose, haba mu muryango, haba mu nshuti, haba mu bantu mutaziranye cyane, haba abakwisanzuyeho cyangwa batakwisanzuyeho, bose bakubaza bati tubwire byagenze bite. Aho mbonera yuko muri rusange burya abantu ntago bakurikiranye, byari amahushuka. Turagushimiye cyane. Reka tubanze twinjirira muri suje y'iki gitabo mwanditse. Nk'uko muvuga muti abantu benshi barabivuze bati mwahimbye ibintu, ntabwo urubanza mwaruciye mu buryo bwubahirije amategeko. Iyo usomye iki gitabo, ngira ngo ni nayo mpamvu wanacyanditse, ushyiramo preuve zigaragara nyinshi, ndetse nge turaza no kubigarukaho. Nge ku giti cyanjye nk'umunyarwanda, hari naho zisa naho zintera ubwoba ku bintu abanyarwanda benshi tutari tuzi, ariko tugasanga muri iki gitabo
kubera iki Ingabire Victoire yafashe defense mu rubanza rwe rwo kuvuga ati ibintu byarahimbwe, ibintu byateguwe na leta, ibintu kubera ko ngiye ku giti cyanjye ndebye kuri iki gitabo harimo abantu b'ingenzi batatu, aho navuga abatemwa cyangwa se abatanze ubuhamya. Hari uwitwa AA, hari uwitwa Vitale Uwumuremyi, hari na Specioza Mujawayezu. Kuki Madame Victoire Ingabire yafashe defense yo kuvuga ati ibi bintu ni ibihimbano, kandi hari preuve musa nkaho mwagaragaje mu rwego rw'ubucamanza yuko ibintu bigaragara nta cyahimbwe, ndetse abantu noneho kugira ngo bakurikirane urubanza bakemera ibyo yavuze aho kugira ngo bakurikirane iby'ubucamanza bugaragara bwagaragaje mu rubanza. Urakoze cyane. Impamvu yafashe ubwo buryo bwo kwirwanaho mu rukiko cyangwa se bwo kwidefanda, tubanze twibukiranye ko mbere na mbere ni uburenganzira bwe, ni uburenganzira bwe bwo kuvuga ati ngewe nzisobanura mu buryo runaka, niwe wabwihitiyemo. Tunibutse ko yabuhisemo yunganiwe n'abavoka b'inararibonye. Umwe wari waraturutse mu gihugu cy'Ubwongereza, wanaburanye muri rukiko rwashyiriweho u Rwanda Arusha, ndetse n'undi w'umunyarwanda wabaye umukuru w'urugaga rw'abavoka, Maître Gatera Gashabana. Kuko ngo iyo defense, iyo ligne de defense, uwo murongo wo kwisobanura nibo bawuhisemo ntawe ubategetse, kandi yunganiwe n'abavoka babifitiye ubunararibonye. Noneho rero impamvu ngewe naje kubona ko yaburanye avuga ati ibi bintu ni ibihimbano, ni ukuvuga ngo iyo uburanye uvuga ngo ibi bintu ni ibihimbano, ni ukuvuga ngo ububwira abari kugushinja cyangwa abari kukubaza ibibazo, ni ukubabwira uti murambaza iki ko narangije kubabwira ko ibyo bintu ari ibihimbano, byahimbwe n'ubushinjacyaha, byahimbwe n'ubugenzacyaha, byahimbwe n'inzego z'iperereza, none se muragira ngo mbisobanureho iki kandi atari byo bihimbye, kandi atari byo ubizi, kandi ari bwo bwa mbere mbibonye muriye hano nabyo mu Rwanda cyangwa se muri hano nabyo mu rukiko. Urumva iyo usesenguye usanga uwo murongo yahisemo wo kuvuga ngo ni ibihimbano, yagira ngo azabone uburyo asobanura impamvu yanze kujya mu mizi ya buri kimenyetso twatanze. Ntabaciye mu ijambo, reka nishyire mu rubanza ku ruhande rwa Madame Victoire Ingabire. Murasanga ataratunguwe na preuve mwamuhaye? Kuko nanjye ubwanjye zarantunguye, kubera ko iyo ugiye kuzisoma muri annexe ni preuve nyinshi cyane zitandukanye, agasanga zimuguyeho gutyo ataranabyiteze. Sinzi, muraza no kubimbwira niba yari yiteze ko ubucamanza bushobora kuba bufite ibimenyetso bingana gutya bigaragara. Nk'uko navuze njye ku giti cyanjye hari n'ibyo nasomye bikantera ubwoba. Murasanga bitaramutunguye ku buryo noneho ataba yarabonye umwanya uhagije wo kuba yategura kwirwanaho cyangwa se defense ye? Ntabwo yatunguwe nuko twari dufite biriya bimenyetso, icyo ngicyo rwose cyumvikane neza, kuko yari asanzwe abizi, nawe yari azi ko bihari. Ahubwo yatunguwe nuko twabashije kubibona, yatunguwe nuko twabashije kubigeraho. Icyo nicyo cyamutunguye. Naho gutungurwa nuko ibi bimenyetso bihari, nta mpamvu byagomba kumutungura. Ni ibyavuye muri za email ze, nta matike yakoreshejwe mu ngendo, wenda turaza kugenda tubigarikwaho, nta mafaranga yagiye yoherezwa, ni abatangabuhamya batandukanye nabo bareganwaga hamwe nawe. Ibyo ngibyo ntabwo ari ikintu gishya cyari kimugwiririye, ahubwo icyamutunguye ni ukubona ubushinjacyaha bw'u Rwanda, ni ukubona ubugenzacyaha bw'u Rwanda bushyira hamwe mu gukora amaperereza, noneho bukabitanga imbere y'urukiko. Icyo ngicyo nicyo cyamutunguye. Naho kuba byari bihari byo, none se nk'ibintu byavuye iwe mu rugo urumva byamutungura bite? Ariko kuba byaravuye iwe mu rugo bikamusanga mu Rwanda, icyo cyo cyaramutunguye. Ikindi kibazo nifuza kubabaza, nk'uko nabivuze, preuve cyangwa se ibimenyetso mufite byaturutse kuri source akenshi u Rwanda rutari rwiteze no kubona, cyane cyane source ngavuga nk'abatangabuhamya witwa Vitale Uwumuremyi wahoze ari muri FDLR. Izindi source zituruka mu gihugu cy'Ubuholandi, aho
ubucamanza bw'u Rwanda bwasabye ubucamanza bwo mu Buholandi kubufasha kugira ngo bukore perquisition cyangwa se bujye gusaka mu rugo rwa Madame Ingabire. Izindi ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izindi ziva mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bihugu ubwabyo mbivuze, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ibihugu kugeza ubu hashize imyaka bitumvikana. Igihugu cy'Ubuholandi kiri muri Union Européenne, rimwe na rimwe bajya batanga batavuga rumwe cyane cyane ku bijyanye n'ubucamanza, ndetse rufite parlement yahaye Victoire Ingabire kimwe mu igikombe cy'uko ari umuntu mu bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu yagize icyo akora. Izi preuve mwabonye, iyo mutazibona kuri izi source mutari mwizeye cyangwa se bitewe na statut y'u Rwanda zitari kuba zibonetse, twari kuvuga ko Ingabire kugeza ubu na preuve zihari, iyo zitaboneka yari kuba yidegembya kandi icyaha ndetse n'ibimenyetso bigaragaza ko yarateguraga imirimo mibi mu gihugu cy'u Rwanda. Nta mpamvu ngewe mbona tutari kubona ibimenyetso, kubera yuko ibyasabwe hirya no hino mu bihugu wagiye urondora byasabwe mu nzira zubahirije amategeko. Hanyuma rero iyo inzira zubahirije amategeko, ibi bihugu niyo burya byagirana utubazo wenda muri diplomasi cyangwa se mu zindi nzego, ariko niba za ambasade zikora neza, niba guverinoma ziraho zikora neza, hanyuma tugasaba ibimenyetso dukurikije icyo bita mu Gifaransa entraide judiciaire, ni ukuvuga imikoranire hagati y'inzego z'ubutabera z'ibihugu, hari procedure zikurikizwa, iyo zikurikijwe zikubahirizwa, nta mpamvu bira bimenyetso tutari kubibona. Ikindi kandi nagira ngo wenda nanakosoreho, ntidukomeze kwita Vital umutangabuhamya. Vital yari uregwa muri ruriya rubanza, ngo ibyo yavugaga ni amakuru yatangaga cyangwa se yarireguraga, ariko ntabwo yari umutangabuhamya w'ubushinjacyaha. Muranabisobanura mu gitabo ko atari umutangabuhamya ahubwo ari informateur, kubera ko afite ibyo abazwa. Ni nk'ikiganiro numvise kuri maradiyo ejo bavuga ngo twagendeye ku mutangabuhamya ngo umwe rukumbi, wari we urubanza rwose rushingiyeho ngo witwa Specioza. Aha naho nagira ngo rwose ni icyo ngicyo nyine kinagaragaza, mbongewe iyo mbyumvise ndaseka, ariko ngiye nageze mbona ko atari ngombwa gusa, ko atari byiza guseka, kuko ibi bintu ni serieux, abantu barabyumva bakabifata uko nguko. Nk'ubu abantu ejo biriwe bamamaza ku mbuga no ku isi yose ngo ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwagendeye ku mutangabuhamya umwe rukumbi witwa Specioza, ngo nicyo kimenyetso dufite cyerekane ibintu ni bibiri. Ntabwo bazi neza icyo umutangabuhamya icyo ari cyo, cyangwa se uko nabivuze ntabwo bagiye mu rubanza. Aho ngaho unasobanuye neza, Specioza nagira ngo abantu bamenye uwo ari we. Ni umuntu wabajijwe, abarizwa mu Buholandi, abazwa n'inzego z'Ubuholandi. Ni ukuvuga ngo abajijwe na polisi y'Ubuholandi, ubugenzacyaha bw'Ubuholandi inshuro ebyiri. Ntiyigeze abazwa n'ubushinjacyaha bwo mu Rwanda, n'ubugenzacyaha bwo mu Rwanda, n'umucamanza wo mu Rwanda. Nta muntu wo mu Rwanda n'umwe wigeze abaza Specioza. None se niba nta muntu wo mu Rwanda n'umwe wigeze abaza Specioza abaye umutangabuhamya w'ubushinjacyaha gute? Urumva abantu bagoreka ibintu kuko batabyumva, cyangwa se bakabigoreka ku bushake. Aho rero niho nakubwiraga nti nkunze ko wari unakibashije, ntabwo gusa twashingiye ku byo Specioza yavuze. Ibyo ni akantu gace, dufashe nko ku ijana muri dosiye Specioza twamuha 1%, kubera ko hari ibindi bikomeye biremereye. Hari za email, izo email urubanza rwarenze runatangira bavuga ko ari service de renseignement cyangwa inzego z'iperereza zazihimbye zifatanyije n'ubushinjacyaha, kandi banavuga yuko bazabyerekana, bazerekana ukuntu twazihimbye. Urubanza rwarenze rurangira icyo kintu kidakozwe. Hari impapuro zoherezwagaho amafaranga. Iyo twafataga impapuro zoherezwagaho amafaranga, twajyaga mu Buholandi, nk'uko nabikubwiye, twabaga twasabye ubufatanye mu rwego rw'iperereza, bakaduha za mpapuro za Western Union, urazibona iz'icyatsi ngo nizo boherereza amafaranga. Noneho ugasanga amafaranga yagiye, bateye amafaranga yagiye Goma, tukamanuka tukajya Goma kujya kureba za zindi z'umuhondo, noneho za Western Union bayakiriraho. Ubwo bifashe impapuro zohereje amafaranga ukabihuza n'ibyanditse muri email,
aho wagiye ubona ahandi bohereje email bavuga ati kanaka yohereje aya n'aya, ibanga ryo kuyafata n'aya n'aya, ubwo si ikindi umuntu aba ashaka niki. Abantu bakakubwira bati twagiye kubonana na Ingabire tujya guhurira Kinshasa itariki runaka, itariki bakayivuga n'isaha n'umunsi. Wabaza Madame Ingabire ati se kuri iyi tariki rero uri mu Kinshasa? Ati nari mpari. Ati wari uhari? None abasirikare bavuze bati twahuriyeyo tukajya gushaka amatike y'indege, kugira ngo tutaza gusa kubivuga mu magambo ngo bagiye Kinshasa bahurirayo nawe nk'uko babivuze, ariko twe tugomba no kubitangira ikimenyetso, tukerekana amatike y'indege, umunsi bagiriyeyo, umunsi baviriyeyo. Noneho se niba abantu bahahuriye bakakirwa n'umuntu umwe, icyo nacyo ni ikintu cyakunze kugaragara. Abasirikare uko babaza uti mwakiriwe nani? Ati twakiriwe na Colonel Zerote. Ingabire bavuze tubakiriwe nani? Ati nanjye nakiriwe na Colonel Zerote. Abantu bakiriwe n'umuntu umwe, bahuriyeyo amatariki amwe, bamwe baravuze bati twarahuye tuvugana ibi n'ibi. Wareba muri email ugasanga bari bahanye gahunda y'ukuntu urugendo ruzagenda, uko bazoherezanya amafaranga y'ingendo, uko bazahura. Ngibyo impamvu nongera kugaruka kuri cya kindi Ingabire avuze ati ibyo bintu ni mwe mwabihimbye mwigira icyo mumbaza. Aho bivuze gutyo nuko yagira ngo atagira ibyo asubiza. Ubwo nkubwiye ibyo byo kohereza amafaranga, nkubwiye ayo matike y'indege, nkubwiye izo za email, ntabwo nkubwiye raporo ya Nations Unies yo muri 2008 2009 Ingabire atarataha. Kandi iyo raporo yo ntabwo twigeze tunayiburanisha, nanjye nayibonye ndimo nkora recherche kuri iki gitabo, kuko ntabwo umuntu apfa kwandika gusa. Iyo raporo yamushinjaga gukorana nabo muri FDLR kugira ngo Rwanda rero bagiye gutegeka akanama gashinzwe kubariza umutekano ku isi ngo nibamushinje. Iyo tuyibona iyi raporo rwose mbikubwire kibona mbere yari kuziyongera kuri ibyo bimenyetso bindi. Ni ukuvuga rero muri rusange ntabwo twashingiye gusa ngo hari abo bareganwa bamushinja ngo Special zaramushinja, hari n'abandi benshi bagiye babazwa. Ntabwo ari abatangabuhamya, ni abantu babajwe mu rwego rw'iperereza, ntabwo ari abatangabuhamya. Kugira ngo umuntu abe umutangabuhamya, abe umutemwa, bifite inzira na procedure bikurikiza, cyane cyane nko kurahira, none ukaba kwitwa umutangabuhamya. Reka ngaruke cyane nibutse uyu Specioza Mujawayezu, impamvu wenda umuntu avuga ko utari n'umutangabuhamya ni uwahoze avuga ko yari inshuti ya Madame Ingabire, ni umudamu uba mu Buholandi. Yabajijwe justement na polisi y'Ubuholandi ikora ibisabwe na justice y'u Rwanda n'ubutabera bwo mu Rwanda. Uyu we akaba yariyemereye kuba yarohereje amafaranga bamwe mu bamambre ba FDLR abisabwe na Madame Ingabire. Uyu rero Specioza akaba ari umwe, navuga atari utangabuhamya kuko atari mu rukiko, ariko yaratanze amakuru cyane ku bijyanye no kohereza amafaranga inshuro zirenga 2, ayohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ayohereza bamwe mu bamambre cyangwa se mu bagize umutwe wa FDLR. Aha rero nkaba nshaka no kugaruka no kuri ya vore isa naho ngewe ku giti cyanjye mvuga nti isa yarampagurukije aho nari nicaye, ni kujyanye gushyiraho umutwe wo gutera u Rwanda, umutwe wa gisirikare, aho muri za échange za email usanga hari uwitwa Vital yarakoze liste abisabwe na Madame Ingabire yo gukora liste y'intwaro bagomba kugura muri gahunda yo kugira ngo bashyire hamwe batangize umutwe wo gutera igihugu, bifatanyije na gahunda ye ku rundi ruhande rwo gushyiraho umutwe wa politiki mu Rwanda. Ese ni gute yabyifashemo? Asa naho yabihakanye, ariko preuve zirahari. Ese mu rwego rw'abantu babumva, iyo muvuganye nabo, iyo bareba izi preuve babivugaho iki? Kubera ko ku giti cyanjye binteye ubwanjye, sinzi niba hari n'abanyarwanda benshi babyumvise cyangwa se aya makuru bayafite, yuko hari gahunda zo gutera igihugu zari zihari, za FDLR zari zihari, ariko ku rwego rwa Ingabire ni ibintu bitari byitezwe. Ubundi nk'uko wabivuze, yavuze yuko muri ya ligne ya defense, muri wa murongo wo kwisobanura, we yaraje yaharaniraga mu nzira zinyuze mu mahoro, ndetse ko ibyo bintu byo kuvuga ingabo, ibyo bintu byo kuvuga gutera, ibyo bintu byo kuvugana na FDLR, ko rwose ibyo bintu bamubeshyera.
ni nayo mpamvu kare twatangiye nkubwira nti ntago yatunguwe n'uko ibimenyetso bihari, ahubwo yatunguwe no kubona tubasha kubona ibimenyetso binyomoza ibyo yavugaga. Mu kanya nkubwiye iyo raporo yakozwe n'umuryango w'abibumbye ivuga yuko Ingabire yakoranaga ndetse yanateraga bateraga inkunga cyangwa bafashaga uwo mutwe wa FDL. Iyo ni raporo yo muri 2008 muri 2009. None se niba Nations Unies zivuze yuko iyo raporo twarayanditse mu gitabo, umuntu wese yayibona kuri internet nta banga ririmo bose, uyishatse wandika amazina muri Google iyo raporo ugahita uyibona, abantu bayisomera batagira ngo ni ibihimbano. Bivuze ngo rero ibyo Ingabire ejo yavugaga ngo nta by'ingabo avuga, nta by'ingabo akorana nazo, nta gitekerezo, iyo umuryango w'abibumbye urabimushinja. Ubwo ntabwo ari u Rwanda rubimushinja. Icya kabiri, ugiye muri za email yiyemereye yuko iyo email yitwa vumuhoza@cs.com ari iki. Ugasanga iyo email yandikirana na Vitali, ugasanga iyo email yandikirana na Niturinde. Ibintu bya diplomasi, ababwira ati twebwe ingufu za diplomasi turazifite, izo tubura nizo zanyu, izo z'ingabo, niza gisirikare, izo za gisirikare mufite. Iyo email urumva se kuyihuza na ya raporo ya Nations Unies ari ibintu bikomeye. Ubwo ni ibimenyetso bibiri ubushinjacyaha bwabashe kugeraho, buhawe na Vitali wafunguye email ze, buhawe na Niturinde wafunguye email ze. Nta bundi buryo bundi bw'ubuhanga twabugezeho, ni ibyo ngibyo nta bindi. Ubwo ibyo bibaye bibiri. Noneho icya gatatu, dusabye Ubuholandi gusaka, barasatse mu rugo, bahasanze inyandiko. Iyo nyandiko ivuga gushyiraho inzego z'ayo mashyaka yakoreraga ayo manama mu Buholandi iwe cyangwa se n'ahandi bahuriraga. Mu nzego bagombaga gushyiramo harimo inzego ebyiri zihuza neza na bya bindi biri muri email, zikongera zikahuza neza na raporo ya Nations Unies. Ni urwego rwitwa Conseil Mixte, babaga rugizwe n'abapoliticiens, vice president, president, secrétaire général, hamwe na commission militaire irice na état major. Iyo uvuga se commission militaire si urwego rwa gisirikare, ubundi rwego rwo rwitwaga armée. Ni ukuvuga ngo commission Conseil Mixte hakaba na armée. Iyo kima yasanzwe iwe mu rugo ku meza, Ubuholandi burayifata, twabisabye, bumaze kubisuzuma busanga kuko bihuje n'amategeko y'u Rwanda, burabiduha. Nuko tubonye ibintu bitatu byose bihuriza ku kintu cyitwa gushyiraho umutwe w'ingabo. Noneho akavuga ati jewe ntabwo ibyo bintu nigeze mbitekereza, twamwereka ibyo bimenyetso, agahita asubiza ati ngiye ntacyo nirirwa mbivugaho, nababwiye ko ibyo bimenyetso ari ibihimbano, ariyo mpamvu mudafite uburenganzira cyangwa se nta mpamvu ngewe mfite yo kwirirwa n'igihe mbibasubiza kuko si n'ibyanjye, simbizi, sinzi iyo mwabikuye. Ariko ibyo ngibyo n'itegeko rirasobanutse ku buryo buhagije. Iyo ubushinjacyaha bwarangije kwerekana ibimenyetso bushingiraho, ubujejwe kubyisobanuraho, ubutegetsi kubyisobanuraho. Iyo utabyisobanuyeho biragutsinda, ingaruka urazirengera. Ntabwo rero waza ubwira abantu gusa ngo ngewe ntabwo nigeze ngo ntekereza umutwe wa gisirikare. Impapuro za iwawe zikaza zivuga komisiyo militaire na armée, ndetse zikagaragaza ko abazisinyeho bari muri FDLR, warangiza ukavuga ngo ngewe nta muntu muri FDLR nari nzi, ngo umuntu wa mbere twawe muri FDLR ngo n'abasirikare tureganwa hano mu rubanza, ngo ndetse ngo nabo bamenye hano tuhahuriye urubanza rutangiye, nyamara bo bakakwereka email kuva muri 2007 mwandikirano. Niba udashaka kuzisobanuraho ni uburenganzira bwawe, ariko ntabwo bivuga yuko atari ukuri. Hari n'ikintu abantu bakunze kuvuga nkomozaho, ari naho nasozereza kugira ngo ndubaze ikindi kibazo. Ni kuri kiriya kintu bavuze cyo muri za email imwe ziri no mu gitabo zigaragaza rimwe email Ingabire yanditse asaba abantu ati nimuvuge ibintu mukeneye, nabo bakandika bakora urutonde bambwira ibyo bakeneye, bavuga ati ni ibi n'ibi. Abantu bakunda kwibeshya ku kintu, bakumva yuko intambara ari ibimodoka bya rutura,
ari ibitwaro ibi bya kirimbuzi, ibi bya misile batera cyangwa iki, bakibagirwa yuko muri akarere k'iwacu hari n'intwaro nyinshi ziri mu baturage zisirikira. Amadolari 100 ushobora kugenda ukagura ikese y'amasasu. Bakibagirwa yuko Kalashnikov hariya amadolari 50 ijana washobora kugura Kalashnikov imwe. Bakibagirwa yuko tureka ibyo by'amasasu wasangaga muri iyo email iyo ngiyo yasabaga ibikoresho avuga ati no muri liste harimo na misile harimo ni bari babaje bati mwe muvuge ibyo mukeneye, amagrenade n'ibiki, ariko harimo n'ipamba rigura ubusa, harimo ipfuko, liste y'imiti, ibyo ni ibintu byose bijyana n'intambara. Harimo amafaranga ayo bise ya mobilisation, harimo amafaranga ayo bise kwimura imiryango y'abaofisiye. Ibyo byose iyo bikomatanyirije hamwe ni ibintu bigize intambara nyine. Ntabwo rero bisaba mu byiciro bimwe na bimwe, ntabwo bisaba amafaranga y'ibyamirenge. Uzasangamo email aho Ingabire avuga ati ngewe kugeza kuri uno munota ndatanga amafaranga ku giti cyanjye kubera yuko mu amashyaka cyangwa amashyaka turi gukorana bamwe batarabyumva. Noneho ugasanga ku bantu bamwe ngo kuba hatarabonetse amadolari 100, cyangwa se 50 ngo ni ukuvuga ko ari ukubeshya. Niyo nakwereka urupapuro rwohereje amadolari 3 nkaruhuza n'izo za email, nkaruhuza n'ibikorwa byagiye bikorwa n'izo ngendo, mbwira impamvu. Niba utambwiye impamvu ubyirengere, ariko nabyerekanye. Niba wanavuze ko nabicuze, garagaza ko nabicuze, kuko niba nanabicuze n'umushinjacyaha ni icyaha nanjye nagikurikiranwaho. Ariko niba utabigaragaje, irengera ingaruka zabyo. Ku mucamanza wenda ikibazo ngiye kukubaza mu rwego rw'ubucamanza wavuga ati iyo nta preuve zihari ntabwo nahamya ikintu icyo ari cyo. Urebye liste y'ibikoresho yasabye, urebye umuhamya umu informateur witwa Vitali Umuremyi liste yamuhaye, urebye uko ibintu byari bimeze ku bijyanye n'amafaranga na resource bari bafite, uburyo bayahererekanyaga, ukoza analize nk'umuntu usanzwe w'umusivile, urasanga iyi gahunda, iyi plan yo gushyiraho ingabo yo gutera u Rwanda yari gushyirwa mu bikorwa. Handaheraho yuko yari nsomye neza igitabo, yari anafite n'ikibazo cy'uko hari zimwe mu ngabo za FDL zitari zihuje gahunda nawe, hari zatumvaga umugamba afite, usibye ko harimo bakeya nyine mu exchange ya email bari bafite, harimo bakeya nyine barimo n'abangaba bari bafite gahunda yo kumukurikira. Wenda ushyize ku ruhande ubucamanza, murasanga muri gahunda concretement harimo ibintu bifatika byari gutuma wenda iyi ntambara cyangwa se gutera u Rwanda kwari kuba? Gutera u Rwanda byose ndajya kubivugaho ngo byari kuba cyangwa ntibyari kuba, kubera ko nge nkurikije ibyo mfite muri dossier ari nabyo ngenderaho, nkurikije aho urubanza cyangwa se ubutabera bwabyinjiremo bukabitangira bukabihagarika, wabonaga ari ibintu babanje kuganiraho, ari ibintu bari batangiye gushyira mu bikorwa. Ariko nk'uko ubizi itegeko rirasobanutse, iyo watangiye kugambana, mupfa ko muri babiri mwatangiye kugambana, icyaha cyarangije kuba ikiba cyabaye. Noneho rero si ukubera ko muri babiri gusa, muri batatu n'ubundi akenshi ibintu bitangira ku bantu bake bikagenda bikora gahoro gahoro. Urumva rero abantu barabanje baravuganye kuri za email, bavuganye imigambi, bavuganye uburyo bakorana, bageze ku gihe cyo kubonana, kuko nakubwiye ko baragiye barabonana za Kinshasa, barabonana za Libreville muri Congo hakurya, nako ni Brazzaville. Bageze igihe cyo kubonana, bageze igihe cyo kwandikirana, bageze igihe cyo gutangira koherezanya amafaranga. Ibyo byose bifite dokima zibishyigikira, ntabwo ari mu magambo gusa. Nk'uko wanabivuze, wavuze narazibonye mu gitabo, numva zimwe zinteye ubwoba. Nta mpamvu gutera ubwoba, zirahari nyine. Nicyo natangiye mvuga, ni uko abantu batabyitayeho cyangwa babyumvise amahushuka.
iyo baza kubyitaho bari kubona ko bihari ko byabaye nyine ko nta kintu cy'igitangaza kirimo. Navuga rero ngiye ku byo twe twari dufite twabonye ni ibintu byari byaratangiye biganirwaho byumvikanwaho, bigeze igihe cyo ko abantu bahura imbona nkubone barabiganira, bigeze igihe batangira gushyira mu bikorwa. Bamwe nk'uko babivuze abasirikare bose bo muri FDL ntabwo igitekerezo bari bagikiye, bamwe biyomora ku bandi bavuga bati reka nubwo turi bakeya reka twiyomoreho tujyane nawe. Noneho izo gahunda ziza gukomwa mu nkokora n'ubutabera, ariko gutangira bwo zari zatangiye. Wenda nkomoje no impamvu nyibajije abantu bavuga bati cyane cyane abo hanze, wenda ngira ngo ni naho wabonye ampleur y'abantu batemera uko urubanza rwagenze, batemera uko urubanza rwa Ingabire rwaciwe. Iyo babonye zino preuve baravuga bati bo ni impapuro biri mu mpapuro. Ariyo mpamvu nababaje mwebwe mwari mu rukiko, mwari mu rubanza, murasanga koko mugereranyije preuve zo ziranahari, ibi ngibi byari gushyirwa mu bikorwa. No, reka nsimbukire ku kindi kibazo wenda nshaka kubabaza. Image y'ubutabera bwo mu Rwanda, wenda abanyarwanda bafite uburyo babibona bitewe n'amateka yacu ukuntu yagenze kuva kera. Image y'ubutabera mu Rwanda mubona imeze ite, cyane cyane hanze y'u Rwanda? Image y'ubutabera mu Kinyarwanda baravuga ngo nta n'ibyo ukuntu babivuga iyo bashaka kuvuga yuko nta muntu nta uwambaye ikirezi ntamenya ko kera rwose. Ubona ahubwo ahandi abo hanze babanza gukora amaperereza ku butabera bwacu bo barabwumvise. No mu gitabo haraho nagiye mbikomozaho, hari ibihugu byinshi byohereje abantu mu Rwanda kubaburanira, ariko bikabohereza ari uko babanje gukora iperereza. Hari Arusha yohereje abantu mu Rwanda, hari raporo zigeze gukorwa n'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'ibihugu by'i Burayi, mbere yuko hari abantu bari bareze b'abanyarwanda bagomba koherezwa mu Rwanda bajya kururegera, bavuga bati ahantu tugiye nta bavoka, nta bacamanza, nta bushinjacyaha n'iki. Urwo rukiko rufata icyemezo ruvuga ko ibyo bibazo nta bihari. Tugarutse no kuri uru rubanza, ngira ngo uzabisoma, hari raporo ambasade y'Ubuholandi yakoze iyohereza muri guverinoma igira iyayo, ivuga ku birebana n'itegeko nshinga ry'u Rwanda, ivuga ku birebana nuko urubanza ruri kugenda rureba urubanza kuko barujyagamo, ivuga ku birebana nuko yunganiwe, ibivuga ku birebana na bwa bufatanye hagati y'ibihugu mu butabera no mu iperereza, kuri za garanti diplomatique, ibivuga ku birebana na za gereza hafungiye, ibivuga ku birebana n'ibihano. Ibyo n'Abaholandi babyikoreye, barangije babigira ibya guverinoma, bifatwaho icyemezo. Ibyo ngibyo byose twaraganitse. Mu gihe navuga rero uko nabonye ubutabera nagize n'Imana nabubayemo kuva mu mwaka w'2002, mu 2004 haza kuba reforme, no kuvuga ivugururwa ry'ubutabera. Nabwinjiyemo twandikisha ikaramu, mbusohokamo buri wese afite ordinateri. Nabwinjiyemo ku nzego z'ibanze n'izisumbuye hatari abalisansiye, bari ku nzego nkuru gusa. Mbusohokamo ku nzego z'ibanze hari abalisansiye, haba abashinjacyaha, haba abacamanza, haba abavoka. Ariko navuga nti jyewe rwose nzi neza yuko burakora, kuko budakora kandi nkavuga nti burakora neza kuko budakora neza. Ibyo bihugu byose narondoye hano mu gitabo, n'ubu ngubu tubinyuzemo twihuta, ntabwo biba byohereza abantu mu Rwanda. Mu byo bagirwa ntabwo nasomye no mu gitabo mbere yuko wenda se naho nkomoza n'ibyari byanditse mu gitabo, hari naho munasaba ko polisi y'ubucamanza mu Buholandi bubabaza bwohereje, basabye ambasaderi w'Ubuholandi mu Rwanda kugira ngo babahe information zihagije zo kugira ngo bamenye uburyo mu Rwanda ibintu bihagaze, niba koko amategeko ameze neza, niba constitution yanditswe neza cyane n'ibindi byinshi binyuranye, mbere yuko wenda izo nzego zifata icyemezo cyo kuba zakora collaboration namwe.
nibyo nyine hanze mvuga nti uretse tuve no kuri iyo vole cyangwa se kuri icyo gice cyo kuvuga ngo hari ibihugu byinshi cyangwa se na rero urukiko rwa Arusha rwohereje abantu n'amadosiye kuburanira mu Rwanda, dufate n'ibihugu byagize uruhare muri iyi dosiye, kuri iyi dosiye dufate Ubuholandi iyo raporo bwakoze n'ibimenyetso bwohereje, dufate guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo yatwohereje amatike y'indege, yohereza amadokima yagiye yakirwa amafaranga, dufate guverinoma y'u Burundi yohereje sisi na Habiyaremye nawe ejo numvise muri cya kiganiro ku rwego bivuga babivangavanga, dufate ibyo bihugu byonyine uko ari bitatu, iyo biba bivuga bati muri kiriya gihugu gutabera nta kigenda, abo bantu ntibari kubohereza n'izo dokima zose twasabaga, n'iyo entrée de judiciaire ntiyari gushoboka. N'ibishobotse rero nuko babanje gukora iperereza batagiye mu marangamutima, bakavuga bati amategeko ni ayahe aranditse ni aya ngaya. Nagira ngo urugero ku madokima yavuye mu Buholandi, ku madokima navuga dufata urugero niba hari amadokima 10 yari yafatiwe kwa Ingabire batwohereje nka 6 cyangwa 5 gusa, andi barayagumana kije amategeko yanyu, hari ayo ibyaha tubonamo bidahana, amategeko adahana, hari ibyashaje, hari ibiki babivanamo, ariko baravuga bati ibi ngibi birebana n'imitwe y'ingabo, ibi ngibi bigize gute turana bihuye n'amategeko, natwe turebe mu yacu nta kibazo ni mu bijyanye. Ni ukuvuga ko hari preuve mutabonye noneho rwose zirahari, ibyo nta banga ririmo. Bivuze ngo rero ngarutse kuri cya kibazo uvuga uti ubucamanza bw'u Rwanda ubu ngira imana ubimbaje nanabukozemo burakora, ariko ntago ibyo ngibyo bivuze yuko wavuze uti abantu bo hanze nibo bakunda kwibona nabi, babibona nabi kubera iki? Hari amarangamutima, icyo ni kimwe, hari ubushake, kuko uyu munsi nta kintu kiri mu butabera bw'u Rwanda washaka kumenya amakuru nyayo ngo uvuge ngo ntiwayabona, ibyo ntibishoboka. Wenda biranaterwa, niyo mpamvu wenda nabazaga iki kibazo, biranaterwa n'amateka yacu. Umuntu wese ugiye kuburana mu rukiko rw'u Rwanda, abenshi bagenda bikandagira bavuga bati se ibi bintu ntibirimo politike, ntibirimo, ariyo nari ya defense ya Madame Ingabire. Ibyo n'uburenganzira bwo kubivuga ngo birimo politike, ibyo ari byo byose Madame Ingabire atugezwa imbere nk'ubugenzacyaha, atugezwa imbere nk'ubushinjacyaha, atugezwa imbere nk'ubucamanza, ntabwo twebwe baduzaniye ibikorwa yakoze n'ibimenyetso, ni nabyo twashingiyeho tujyana mu rukiko. Uyu munsi reka ngo urugero rworoshye, nturi mu Bufaransa ntiturimo tuganira cyane, ejo bundi ntihabaye amatora mu Bufaransa cyane, François Fillon ntiyavuyemo cyane, ubu ntakurikiranywe, ntibyaje se kubera yuko afashe icyemezo cyo kwiyamamaza, sigo ibyaha byari byarakozwe n'abantu bose basanzwe babizi bakabishyira hariya. Twebwe rero tujye dutandukanya abanyepolitike, tunatandukanye twebwe abanyamategeko, abajuriste. Niba mwiyemeje kujya muri politike, sibyo, mukayijyamo, banza umenye ngo wasukuye inyuma yawe, kuko bagenzi bawe nta mbabazi bazakugirira. Kandi muri politike nyine ni kuri ringi nuko nguko bakora, niko bimeze. Twebwe bije iwacu mu mategeko bakuzanye bavuga gusa ngo politike ngo umuntu yashaka kwiyamamaza ni mu mudufungire, ntagire ikimenyetso batuzanira, nta nubwo yarenga umuryango wa gereza cyangwa se wa brigade yinjira, ntibishoboka, nta n'uwamuzana. Ariko n'ibyo ibikorwa bigize icyaha n'ibimenyetso bashingiraho, ndararama rwose urubanza tukaruca. Ahangaha rero akaba ariho mpera mvuga ni ese ikibura si ibitabo nk'ibi ngibi, ngiye kuba mbona ahubwo n'umucamanza ubwe wakoze mu bucamanza yandika kino gitabo, akaba ari ufata initiative ubwe akacyandika. Njye ku giti cyanjye murasanga hatarakibura, hatabura abantu bandika, hatabura abantu batanga amateka y'ukuntu byagenze. Njye ku giti cyanjye nk'umuntu utari muri uriya rubanza, information mbona ni izihe? Information mbona ni ziri kuri internet, information mbona ni izihe? ni iz'abantu bandika ku ma réseaux sociaux n'ibiki byose, ariko nta information nyazo umuntu yabona zivuye mu bucamanza, uko ubucamanza bwagenze. Ese murasanga iki kintu kitabura? Mwari mutanze uburenganzira urugero ku Bufaransa, ariko Ubufaransa urebye population yabo basa nkaho bemera ko ubucamanza bwabo bukora neza, ariko nanone ugasanga
barabyemera kubera ko babona information zihagije ziturutse mu bucamanza. Ese murasanga iki kintu kitabura mu Rwanda? Njyewe navuga ntabwo mu Rwanda nta kibura, ahubwo ikibazo gihari ni gukoresha amarangamutima bitewe n'inyungu abantu bafite bakurikiranye, sibyo? Ni ubushake bwo kudashaka amakuru, kuko nk'uru rubanza turimo tuganiraho rwabaye ku karubanda, nta muhezo wigeze uzamo, nta n'icyabuzaga umuntu kuba yazana akaradiyo akicara akajya yarujisitira akagenda kumva ibyavugiwe muri urwo rubanza. Urasanga tutabura abanditsi are mukuru arinda nyine abanditsi ntabwo twakwigeranye n'ibihugu byadutanze imbere, haba mu majyambere, haba muri edikasiyo, haba mu iki, sibyo? Ariko nagira ngo nanakubwire yuko n'abanditsi barandika, ntabwo ari benshi cyane nk'ibyo ahandi, ariko n'ibyo banditse se ahubwo se noneho barabisoma. Njye naguha urugero, iki gitabo nubwo twakivuze nyuma cyarasohotse, kuko cyasohotse mu mwaka ushize, ariko nyuma nibwo twatangiye kukivuga no kukiganiraho gitangaza. Ikintu kikwereka yuko hari ngiye mvuze ko ikibura ari ubushake, ikibura ari cyangwa kugendera ku marangamutima. Hari abantu bahise bampamagara kigisohoka bataranagisoma, gusa kubera ko byavuzwe nk'uko bisanzwe batangira kuvuga amagambo nakwita amagambo atameshe yo gutuka, ariko ibyo ngibyo ndabimenyereye. niba uzi ukuntu amazi agera gutya akanyura ku ikoma ry'iteke akagenda, ibyo bitutse rwose niko bincaho. noneho ariko rimwe nkababwira, kuko kuri za rezo sosiyo burya abantu baraganira, niyo akenshi ekara ituma abantu baganira niyo batari kumwe, nkubwira ati se ko utangiye kumvuga ko nzi neza ko iki gitabo utarakibona bite? Kuko numva utangiye kugira umujinya cyangwa iki kandi utaranakibona. Yewe bamwe bati yewe nibyo koko, reka tubanze dusome. Yamara gusoma nakubwira ko ubaye uwa mbere tuganiriye, umva uti ngenda narasomye kuri page runaka, ari nabonye email nabonye annex runaka. Noneho kubera bwa bushake buke, kubera ya marangamutima, kubera umurongo yiyemeje kugenderaho, akongera akaza muri rusange ati cyane amahero nanjye ariko ibyo bimpa imbaraga nkamubwa nti uyu muntu yasomye, nari nzi ko agiye kunibura kumbwira ati kuri page runaka, ku kimenyetso runaka, kuri annex runaka, dore ko mwabitrafitse, antitize koko tujya impaka. Nkumva muri rusange aravuze ati ni bya bindi, nkahita bane nubwo wabisomye wanze kwemera uko ibintu byagenze. Njye ntazi umuntu ugenda avuga ngo naje nje kuvuga ukuri, njye nababwiye uko ibintu byagenze, mbabwira uko icyo twashingiyeho, buri wese azisomere hanyuma ahubwo yivaniremo ukuri. Ni nayo mpamvu y'iriya titre nagerageje kugenekereza mu Kinyarwanda, navuga se ninde uyo ushaka kuyobya undi, ninde ushaka kurangaza undi. Njye nandika igitabo ngendeye ku makuru abantu bari bafite, nkurikije uko ubushake bajemo kuyashaka, bishyizemo yuko muri rusange ari twebwe ubushinjacyaha, ubugenzacyaha, abacamanza n'inzego z'iperereza tumanipira, twahimbye ibimenyetso, twahimbiye umuntu, ese ari twebwe banyamakosa. Ariko gusoma si ngombwa kuza kumbwira ngo namenye no umanipira, ariko nibura nzamenye ni wabisomye, niba hari icyo wakuyemo. Reka wenda mbaze kabazo kanyuma kajyanye n'uru rubanza, wenda mpite mbabaza n'utundi tubiri dusoza kino kiganiro. Hari ahantu hari ibarwa Madame Ingabire yandikiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame, asa naho amusaba imbabazi, asa naho avuga ko ibyo aregwa atari byo, noneho amusaba kugira ngo amusabe imbabazi. Ariko wenda wowe nk'umucamanza usa naho wavuze uti wahaye abantu babasomye, uravuga bati nimwe muzibera abacamanza ho kugira ngo mutubwire niba mu Kinyarwanda ibarwa ihuraranye n'ibyo nuko yarikoreye traduction cyangwa se yarisobanuye mu Gifaransa. Iyo usomye mu Kinyarwanda usanga koko asa naho yadressa kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko amuvuga. Warisoma mu Gifaransa ariko nanone ugasanga ntabwo yiyadressa kuri Perezida wa Repubulika, ari adressa kuri Presidence ya Repubulika. Ese ni gute mwasobanura iyi double langage? Cyane cyane murasanga hatari audience
ashaka kwiyaderesaho cyane cyane itari y'abanyarwanda wenda ari communauté internationale yo kugira ngo ibe yamujya inyuma, cyangwa hari izindi ambiguïté zibiri inyuma. Sinzi niba mwumva aho nshaka gusobanura cyane cyane ku bijyanye n'ibarwa yandikiye perezida wa repubulika n'uburyo yayikoreye traduction mu gitabo yanditse nyuma. Ngewe ntekereza yuko ni nayo mpamvu iriya baruwa ariyo nasorejeho, nanga no kugira komantere nyikoraho cyangwa se ibisobanuro gitangaho. Ndavuga nti ibyo ari byo byose iyi barwa iy'umwimerere yanditse mu kinyarwanda, abo yabwiraga donc mbere na mbere ni abanyarwanda abinyujije no ku mukuru w'igihugu, sibyo? Noneho reka tuyishyiremo uko yakabaye mu kinyarwanda, ndetse tunashyiremo traduction we yikorera mu gifaransa, ariko nibura abanyarwanda bavutse bavuga ikinyarwanda, bize mu kinyarwanda, bazi niba umunyarwanda umubwiye ngo genda amatereka mfizi, umunyarwanda ntabwo ari bwiruke cyane. Noneho rero niyo mpamvu mvuga nti reka tuyishyiremo uko yanditse. Yaranditse ati impamvu ni iyi ngiyi: gusaba imbabazi, kwisobanura, gusaba gufungurwa. Gusaba imbabazi, ariko iyo mu gifaransa imbabazi ushobora kuvuga pardon, ushobora kuvuga s'excuse, ugasanga bitangiye kugenda bigira ibisobanuro bindura context. Mu kinyarwanda gusaba imbabazi no gusaba imbabazi, nanjye nta zindi explication, nta bindi bisobanuro ntabwo. Nukuvuga ko wakoze icyaha, azi uburyo basaba imbabazi, azi n'impamvu basaba imbabazi. Munyarwanda rero azivaniremo ukuri kwe. Ntabwo ari ngewe mukorera zo kumbwira ngo ubwo yasabye imbabazi nuko yarakoze ibi n'ibi nuko soma impamvu, noneho nurangiza unarambure ruriya rupapuro rwose yanditse, cyane cyane ko rwanasohotse urubanza rumaze igihe kirekire rubaye. Impamvu rwagiye hanze birasobanuye neza mu gitabo, kuko wagira ngo ni umugani, ariko ntabwo ari umugani, ibintu byabaye koko. Hari naho ngo yabeshye procureur w'icyo gihe Martin Ngoga avuga ko ariwe wamupropoje kugira ngo yemere ibyaha asigaye wenda aho ngaho niyo iyo baruwa yasohotse, byatumye isohoka, ariko yari imaze igihe ibitse, kuko iyo iza gusohoka mbere ngira ngo naho hose twageze ntabwo twari kuhagera. Ni nacyo umucamanza yamubajije, kuko ubushinjacyaha nibwo bwagiye mu rukiko aramubaza ati tumaze hafi imyaka 2 tuburana, iyi baruwa yanditse hashize umwaka utubwira yuko utemera ibyaha ari byo baguhimbiye, nyamara wandikiye perezida wa repubulika umusaba imbabazi. Ati umukono ni uwawe, ati umukono ni uwawe, iriya sinyateri ni iyawe, ni iyawe, kuko yanditse n'intoki, ntabwo yanditse ku mashini. Usaba imbabazi, usaba kwisobanura, usaba gufungurwa. Ayo magambo ndumva asobanutse mu kinyarwanda n'umwana umaze kumenya guca akenge, tuvuge reka tureke kuvuga mu wa mbere da ugeze mu wa 6 primaire, kibaru bisaba imbabazi ukanamubura uti abandika ibaruwa ishimira, ndumva yamenya kubitandukana. Murakoze cyane bwana Alain mukuru arinda. Twavuga se ko kino gitabo wenda nge cyaranshimishije ku giti cyanjye nk'umuntu ukunda gusoma. Iyo mbonye umunyarwanda wanditse igitabo, sinzi niba mufite antecedent y'ubwanditsi. Oya, ubwa mbere rwose, ariko ubwa mbere mwari mwanditse nasanze biryoshye. Mwasanze biryoshye, twizere ko n'ibindi bizaza. Nturyama ejo n'ejo muri nshobora kukongera nabona indisije rwose nkayandikaho. Ni ibintu byiza cyane, kandi noneho meme ndavuga mu rwego intellectuellement kuba warakoze, nabonye ni ibintu nkunda kubona hano i Burayi, tujye tunakopera ibyiza byaho. Uzareba abantu bose bavuye mu kazi, aracuruze, yaba yarakoze politike, yaba yarakoze economy, agira gutya akavuga ati ngiye muri pension mbonye umwanya, niyo yaba atarasanzwe ari umwanditsi akandika, abandi bagasoma. Nasanze ari ibintu byiza. Nanjye rero ntabwo ni ngewe ubashimiye kuba mwafashe rwose iyi initiative mukavuga muti tuganire, kuko ngira ngo nakubwiye ko hari ibyo numvise mu kiganiro kindi ejo, numvise tanyuze, ariko nta kibazo n'uburenganzira, deba ni ngombwa. Ntabwo ngewe ntinya deba, ntaho nagiye. Ni nayo mpamvu igitabo nacyanditse ngo noneho tujye tuganira dufite ibintu bifatika, tutaganira mu kirere, kuko abantu baganira mu kirere bakarengwa n'amarangamutima. Niyo mpamvu ndabashimira rwose kuba wambwira uti waragiye umbwira uti
igihe cyose ntarabona igitabo cyawe ntituzaganira cyane rwose rwose noneho mbonye umuntu tuzaganira nashaka ntazemere rwose ibyo nanditse nashaka ntazemere azavuga ati warabeshya ariko nibura ambwira ati azabe yagisomye aho nibo nabuze rwose murakoze cyane twizere ko na verisiyo y'ikinyarwanda izaboneka kugira ngo rimwe wenda n'abanyarwanda batumva igifaransa bazabashe kugishimisha ni ukugishyira mu kinyarwanda noneho kandi tukagitangira ubuntu cyane rwose pe buri wese akisomera akavuga ati amabwirwa akavaho cyane kuko ibintu twanditse ni ibintu bishobora kugenzurwa aho ariho hose. turabashimiye cyane. Igitabo rero ni Alain Mukurarinda wacyanditse cyitwa Qui manipule qui, procès rwandais Victoire Ingabire Umuhoza des Pays-Bas au pays des mille collines, cyasohotse muri collection Épreuve. Mushobora kugisanga rero ku masitore hose aho ibitabo bicururizwa en ligne, ndetse no mu Rwanda ngira ngo kiracururizwa ku bantu bashobora kuba bakifuza. Bwana Alain Mukurarinda muri Caritas kirahari mu Kirizi. Turabashimiye rero cyane kuba mwatwakiriye, kuba mwemeye ko muganira natwe, kandi twizeye ko tuzongera kugirana ibiganiro namwe. Ndahari rwose. Umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza, murakoze cyane.